amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh yes, hallelujah. 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 Oh yeah, amajwi aracyari hasi. Hallelujah. Abaje gutaramira Yesu atuvukiye. Hallelujah. Uwo mwami watuzanye yitwa nde? Reka twumve iryo zina rye. Umwami watuvukiye yitwa nde? Zamura volume, izina rye ninde? Mumfashe ntaragira ikindi mvuga. Bibiliya iravuga ngo akanwa kose kazatura ko ari umwami. Mwanyemerera kuri uyu munsi we tukavuga ngo yitwa nde? Rimwe gusa, reka akanwa kawe kongere kamuvuge yitwa nde? Wow, Imana ibaho umugisha mwinshi. Turakomeje igitaramo cyacu. Mbonyi n'ibyirato byacu. Yes. Dushimiye Imana kubera iki gitaramo. Ngiye gufata akanya gato cyane. Katari buze kuba gato. Iyo mvuze gato ni gatoya. Mbonyi yambwiye ngo pastor nukuri ntabwo nakomeza, arakomeza mukanya ariko ndumva ntakomeza tutagize umwanya muto wo kuvuga uwo mwami. Come on, mumfare dushimire Mbonyi kubera urukundo akunda Yesu. God bless him. Muri uwo mwanya muto ndashaka gusoma ijambo ry'Imana. Yesaya 61. Bibiliya igiye kuvuga icyatumye, the reason cyangwa impamvu y'uyu munsi isi yose yizihiza. Isi yose uyu munsi yatatse, imihanda iratatse, amazu yacu twayatatse,
ababishoboye ahantu hose ushoboye amatara aragira gutya, ariko hari impamvu y'iyi tariki, hari impamvu y'uyu munsi, hari impamvu nuko icyama ntibigarukire kugutaka amazu n'imihanda, bikimukira kugutaka imitima yacu kubera uyu mwami. Impamvu rero ngiye gufata iminota mikeya, ndashaka kuvuga gatoya kuri uyu mwami twataramye uyu munsi muri uyu mujyi wacu yitwa Yesu Kristo. Yesaya 61 cyangwa 61, umva amagambo amuvugaho: umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Vuga ngo amen. Yantumye, iyi ni mission, ndimo ndavuga mission yamuzanye Kristo turimo turizihiza uyu munsi. Yantumye kuvura abafite imvune hehe mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Umva akantu kankoraho: no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ntabwo yavutse gusa aje kugira ngo yuzuze umubare ku isi, yaje afite mission, yaje ari kuri mission. Ni wowe nanjye yaraje gushaka, ngo yaje kugira ngo amenyeshe imbohe ko zigomba kubohorwa. Iki ndimo ndakora, mpagaze mu cyimbo cy'aka kanya, menyesha imbohe. Imbohe ni zihe? Ntabwo ari zifunze amapingu hirya, hari imbohe z'amarangamutima, hari imbohe mu bitekerezo, hari imbohe zikingiranye mu byaha, hari imbohe zikingiranye muri depression, hari imbohe. Vuga ngo imbohe. Yaje kuri uyu munsi turimo turizihiza kugira ngo amenyeshe izo mbohe ko afite ubushobozi bugira gute, buzibohora. Mumfore tumushimire uwo mwami. Ikindi, yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Umva, no guhoza abagira gute, abarira bangahe? Abarira bose. Uyu munsi niba uri mu marira, reka nkubwire ngo hari umwami turimo turizihiza wavutse uyu munsi, yaje kubera ayo marira yawe. Yantumye gushyiriraho itegeko abisiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Thank you Jesus. N'amavuta yo kunezerwa niyo turimo uyu mugoroba mu cyimbo cy'ubwirabure. Iminota yanjye igiye kurangira, ndashaka kuvuga ibintu bibiri. Yaje uyu mwami, reka mbwira abantu mwese, mbibutse ko hari ikirenze celebration yo kugura ibiryo byiza tukabirya, yo kwibuka tukajya muri church today, yo gutaka mu nzu tukambara imyenda myiza. Ndabyibuka turi abana ku munsi wa Noheli, biterwa naho wavukiye. Haleluya. Twebwe nibwo twabonaga akanyama. Kuri uwo munsi twabaga tuzi ko turi butyaze iki amenyo kabisa. Nibwo twabonaga agakanzu keza. Nahoraga ngira gutya ngo Noheli izagera byari. So abantu benshi twakuze tuzi ngo Noel ni umunsi just wakana kavutse batwereka ahantu. Ariko munyemerera iyi minota mike mbabwire ngo hari mission, hari mission yamuzanye. Sinzibagirwa rero ijoro nari mvuye muri boîte de nuit mu kabyiniro, nari umuririmbyi, ubu nakubiseho yo n'ubu sindabireka.
najyaga nkora ama playback nkasubiramo abahanzi. Haleluya. Kandi nari umuhanga. Haleluya. Ubu nasubiyemo hari umugabo watashye witwa Michael Jackson, nashoboraga kumusubiramo ukagira ngo nta mbavu mfite. Ubu nagukubitiyeho nkoreho rimwe se ntabwo muravayo iminota yanzira ariko nagukubitiyeho. Attention nimukaturebere hano. Hari haje umuririmbyi w'umu South African. Iryo joro twari twamubakinze ninjijeho akantu, hanyuma bwacyaga dufite indi concert. Ndataha iryo joro, I will never forget. Ntaha iryo joro, urabiza amafaranga afite akantu akora mu mutima afite akantu k'iki buriya k'umunezero arema ahantu udashobora ku ndibuka ko natashye iryo joro nahinduye ingendo. I tell you, amafaranga never joke. Kandi buri munsi nabaga mfite ingendo. So uwo munsi nahinduyeho gato, ndabyibuka neza natashye nahengamye. Bucya dufite indi concert. Hanyuma ndataha saa 9 ndabyibuka bimwe buracya. Yinjiye neza. Ngeze mu rugo nsanga Bible y'umukozi gutya ku ruhande. Ariko ubyumve ngo nari high. Iyo ndibuka n'indirimbo twaririmbaga muri iyo concert. Hari hajemo umukristo, sinzamwibagirwa, sinzi naho yaravuye, ntabwo nari interested. Aririmba indirimbo nubwo nari high mu byanjye, ingumamo. Ndataha ariko ingumamo n'indirimbo izwi cyane yitwa Amazing Grace. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh yes, hallelujah. Iravuga ngo Amazing Grace, mbega ubuntu bugize gute butangaje. Dutashye ingumamo iramziga. Amazing Grace, I was lost but now I'm found. Ngeze mu rugo urumva nari high, ndi muri monde indeyabo. Ndibuka n'ukuntu nari nambaye, I will never forget. Ngeze mu rugo urumva ufite concert ufite wasiwasi. Ya Bibiliya yari ku ruhande. Sinzi ukuntu umukozi yayishyizeho, Imana mubabarire, urumva? Ariko yagize neza. Mbuzi ibitotsi ndavuga ngo reka let me read something. Reka nsome ikintu ndaza kugira gute? Ndaza gusinzira. Ndayikurura. Hashimwe Yesu watumye nkururira ya Bibiliya. Ndayikurura. Ndavuga ngo reka ndebe inkuru y'umugabo witwa Abraham ushaje numvise ndahita nsinzira. Mpfa kubumbura nari nzaho musanga se. Mbumbuye umva hano hambere nabumbuye vuga ngo hatubwire Pastor Julienne. Napfuye gutumboza niba ari gutomboza. Haravuga ngo mu byahishuwe, ubuse Abraham aba mu byahishuwe na Sara. Ngo nuko ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo. Umva ngo abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze. Mitazavuga ni toka shetani. Mita numva ibyo sinshaka kubyumva. Ibi bituye abarokore, abacirima, ibintu by'abarokore n'imanza zabo. Ndashaka gusoma mbona ibitotsi, iyo nsomye ndasinzira. Ngo abantu bavuye mu mahanga ngahe n'indimi zingahe bahagaze he. Umutima urambaza
Julienne, ubu wahagaze imbere y'intebe y'uriya mujama. Yuriya ubu ndavuga terime nakoreshaga icyo gihe. Ndi jenyine mu cyumba burimo buracya. Ubu wahagaze imbere y'intebe ye. Mukarebana yagucira uruhe rubanza. Of course, ari undi muntu ukubajije wakwihagararaho. Ariko wowe uziranye nawe. Yes. Mitambwira uyu mugore Julienne ni yo. Shaya gucira urwa Pilato. Ni ibi tuyabarokore ato. Njya gushaka handi. Umva handi nabumbuye kuko ntabwo nzaho ndi busange nde Aburahamu. Numvaga ko gakuru karyoshye ukuntu yateye inda umugore we washaje. Nkashaka kureba umugore wa 90 ans yasamye gute. Nahoraga mfite amatsiko. Ngiye gushaka iyo nda, sorry. Ngiye gushaka icyo cyanditswe. Umva hano nageze haravuga mwapfuye gupomboza. Haravuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. No. Noneho numva bibaye seriye. Mitamfata umusego ndegama. I remember ndegama ndavuga ni rero reka ndeke ubuna juwa mbanze menye ibi bintu byaba ari seriye. Azatoranya iki nsubiza ihene mu ntama. Ako kanya umutima urambaza mada. Nari mademoiselle Julienne yatoranyije ihene mu ntama. Urihe kandi mvuye guhebeba. Ako kanya nahise nisubiza. I knew nari nzaho ndi. Hari umugore twabanaga kera turabana. I will never forget. Yitwaga mama Kabibi. Yari afite ihene nyinshi akuze. So imaje ya itinza mu maso. Buruko yazitwaraga bazita kuziragira buriya nazo. Buruko hari ukuntu zashyiragamo utujanja ntizigende rimwe ziramutegaragwa. Iyo imaje iraza nibuka ko ihene ntizigenda. Ihene zifite umutwe munini. Ihene ntizumva. Ihene uzibwira nk'iti ho. Ihene ni ihene. Nangi ihene I tell you. Usibye ku isahani ariko ahandi wowe urayangaye. Iminota yanjye yagiye. Umva nicaraho nariye nibaza ubu nta kandi gasimba kari hagati. Okay, ihene agasungura basi n'intama. Umutima urambwira uragusubiza urambwira ngo Julienne akuna niba atari ihene niki n'intama reka gushakira handi. Mbaza umutima ariko Julienne uriki uransubiza Julienne uri ihene. Nushobora kwirarira. Come on. Numva sinzi ukuntu bigenze. Buri muntu wese ahava akagera ufite ubwenge kandi niba bufite jya ubukoresha neza. Naricaye ndavuga nijoro rwakuzi ko ndi ihene. Mitanibuka mama Kabibi uzi ko iyo Imana ivuga ajye nkora be. Iyo ivuga se nkora mitandahumiriza muri cya kijama cyanye ndihumiriza ngira gutya. Mbwira Imana kuzi ko nubwo wazana nde I cannot change. Biragoye ko mva mu buzima ndimo urabubona ndinjiza okay. Mbwira rero umuntu waza ngo ni pasiteri cyangwa marayika ngo aje kumpindura. Impossible. Mbumunyakuri imbere y'Imana. Ariko niba bigeze ku ihene hari abantu bazaguhagarara imbere ukababwira ngo oya byakomeye sinshaka uzagera hariya mbihene kandi kubipinga nabyo I'm not sure. Sindi sure mbipingira iki ntazi ukuri
ndi jyenyine burimo buracya mu kanya tugiye gufata imodoka tugiye Butare dufite concert nyiraho ndavuga ni reka mbumbura ahandi ndongera nshaka Aburahamu ahandi umva aho nagiye ngwerega muhora ku rugi nkomanga niwumva ijwi ryanjye ugira gute ugira gute please mfasha ugira gute ukingure ngire gute ninjire mitamenya ko ntajya forsa arakomanga akaguma hanze yarakomanzi wawe aguma hanze ntajya forsa. Christ is gentle, il est gentil, nta forsa. Ako kanya ndatekereza ni ubu rero warakomanze ndahaguma ndanga ni I swear mpita ndamanuka njya kwitapi nta yari ihari yari ikirago gicitse ntacyo urumva ndamanuka njya ku kirago ndavuga ni rero nakubwiye ukomeze ntabwo nshobora guhinduka jewe ari ndesuje habaye iki se wambwiye niba bya bintu by'abarokora ari byo wamfashije beneda uku ni ukuri mpfukamyaho nagiye kumva for the first time numva presence ntashobora gusobanura. Yes, he's real. Mpagaze iri joro mvuga ngo ariho ni muzima ese wamfasha tugakorana iminota nshorejeho ukambwira ukwegera uti wana ni muzima wana ni muzima nipfukamye ngiye kumva numva icyumba kiruzuye numva ndumva ibintu ntashobora gusobanurira umuntu numva amarira abaye menshi sinamenye igihe nasohora ijwi ndasakuza ndavuga ni niba uriho sinshaka ubihene please change me niko nakoma change me ababyeyi banje bari bakiriho baranyumva baza biruka papa arakomanga fungura Julienne ubaye iki nti muri hene mama araza Julienne ubaye iki twese turahebeba bagira ngo ndasaze ndabwira ni mundeke mbanze nke muri byanje ntabwo nasaze ndaho natuye amagambo mudashobora kumva nkora n'isezerano n'umwami ndamubwira n'igihe nsigaje sinyizi ariko uzamfashe sinzajye mu ihene. Bukeye mu gitondo njya gushaka church numvise ijwi rimbwira ngo wigarukirizaho hita ufata icyemezo. Mu gitondo abakobwa twaririmbanaga bose baraza urabumva baza bari muri hedobana hundobo kineba bahageze ndababwira ntimi twamaze gufata amafaranga y'abandi twamaze ndababwira nti jewe it is over. Umwana ndeba arambwa ngo Julienne wowe okay nitwaga Julienne icyo gihe urabyumva ntabwo wakwitwa Julienne uri umustar nitwaga Julienne. Yes, of course. Wowe se wajya kwitwa Juliana bigenze gute? Naye narahinduye izina. Barama ngo Julienne ni yes. Wowe ukijijwe Satani yararakijijwe ubu. Bagira ngo ndimo ndakina. Ndababwira nti mbare gatatu mugiye muri concert ntaho njya. Wari utuyoboyemo undi muri vocal araza arambwa ati Julienne reka imiteto. Twafasha amafaranga ni wowe ufite parti nini ririmba bwa nyuma bwa kangahe bwa nyuma ndababwira ni nta bwa nyuma sinongera guhereba mba ndashoje njya muri church bajya muri concert ibyo nabikoraga mpisha nihisha ababyeyi ntabababaza nihisha ukuntu bajya muri concert njya gushaka church bageze mu nzira bakora impanuka finished. Ubuntu bw'Imana nabubonye live
hari impamvu Yesu ahora akomanga ku mutima wawe. Njya mvuga ni nzagukorera mpaka my last breath. Kuba ndiho nuko ririya joro nafashe icyemezo. Icyama kuri uyu munsi aho uri ugafata icyemezo. Icyama indirimbo zose umukozi w'Imana Mbonyi yaririmbaga zaganishaga aho ngaho, amaraso yaminduye, nta handi zaganishaga. Hari kirenze kumuvuga ku magambo cyitwa kumwemeza umutima. Mpagaze nemye rero iri joro mvuga ngo ariho, arahindura, atanga ubuzima, aracyari muzima, ntabwo yaheze mumva, nukuri yaraje. Reka nsoze ko concert turakomeje. Mpe amahirwe nubwo utava aho uri kuko abantu bari kure, stade iruzuye niba ari stade. Please nibyenda gusa. Aho uri hose koresha umutima wawe, hanyuma twakira umukozi w'Imana akomeze concert. Please. Bibiliya avuga ngo niwumva ijwi rye ntugire gute? Ntiwinangire umutima. Don't. Hari impamvu wumvise aya magambo ubu. Narimvuze ngo hari impamvu. Tubivuge turirimba se. Hari impamvu waje, hari impamvu waje, hari impamvu uri hano, nukugira ngo wumva aya magambo ufate icyemezo nk'icyo nafashe iryo joro, ubuzima bwanjye burahinduka. Please, aho wicaye nubwo waba wicaranye na sheri wawe wo mu mutima, shobora kuba ari nta muri ihene nshuti. I tell you, impanda ivuze iri joro aragenda neza, usigare hano hebebe. Uri buryo n'ibumoso ntacyo avuze. Icyama tugahamiriza uyu mwami wavutse uyu munsi, tugataka imitima yacu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo genda umukristo zahora ndiyo geze kugu. All right, niba uhari please gira gutyo ukuboko kwawe tugiye gusenga. Ndabona amaboko menshi. Ariko abakristo muri hehe? Turabona amaboko menshi uyu mugoroba. Come on, let's celebrate the King of Kings and the Lord of Lords. Nibyagaciro kumuti ndubuhamya buke henda ndashima. Amaboko ari hejuru cyane, ntabwo uwo mwami ateye isoni abashaka gukizwa, abashaka guha ubuzima bwabo Yesu. Ndubuhamya buke henda ndashima. Ntabwo muzi amaboko ari hejuru ni menshi. Ndayareba hejuru, ndayareba impande zose. Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe iyo ahaye ubuzima bwe Kristo mu ijuru bakubita Please ongera uzamura ukuboko udafite isoni. Oh my Jesus. Mumfashe dufashe bano bavandimwe aho muri, ndabasaba kuko uwo mwami adateye isoni uhaguruke ku maguru yawe, abandi basigare bicaye. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu tuguhaye icyubahiro k'uyu mugoroba. Muri iyi concert habonetse iminyago. Abahagaze, Bibiliya iravuga mu Baroma 10:10 umuntu azizeza umutima we
yatuza akanwa ke. Ubu mukoze mwijeje imitima yanyu. Reka nsubiremo aya magambo muyasubiremo, hanyuma aferi yambaye hiryo joro niyo ibabayeho mu bwami bw'Imana. Abahagaze mumfashe musubiramo muti mwami Yesu, nguhaye umutima wanje, ndakwizeye nk'umwami n'umukiza. Iri joro ndahindukiye, iri joro nguhaye ubugingo bwanjye, ndakwizeye, ndakijijwe. Kuri wa munsi ubwo uzagaruka tuzabane nawe iteka ryose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Let's celebrate Jesus. Yeah! Mumfashe twongera dushimira umwami. Wow! Numvaga abantu barimo barasubiramo isengesho bicaye nta kibazo. Nanjye narisubiremo ku kirago kandi ryarafashe. Ukomereza aho ngaho, ushaka itorero, Yesu agendane nawe iteka ryose. Ntakoze isoni uwo mwami, twaramubonye, ni muzima. God bless you. Será no
icyo